Hari igihe ugera mu buzima ukumva uhagaze hagati, ntuzi aho uva, ntuzi n'aho ujya, nta cyizere gihari neza, nta n'ibimenyetso bikwereka inzira, ugasigara ubaza uti ese ndacyari mu nzira nziza cyangwa narayobye? Iyo ugeze aho si uko biba byarangiye, ahubwo aho benshi bahera ko bakabivamo cyangwa se abandi bagakomeza. Ukuri ni uko si buri gihe uzabona icyerekezo, kandi si buri gihe uzumva wiyizeye, si buri gihe uzaba ufite igisubizo, ariko ushobora kugira ikintu kimwe, icyemezo uzafata. Nubwo waba utera intambwe ntoya, iyo ukomeje hari aho bikugeza. Hari igihe utabona aho biva, ariko aho ugenda wigeza uzabibona ko aricyo cyemezo cyiza cyo gukomeza. Niba wumva wabuze icyerekezo, ntugahangayike cyane, ahubwo wibaze uti ni iyihe ntambwe ntoya nshobora gutera uyu munsi? Kuko ubuzima ntibusaba kubona byose, busaba ko ufata icyemezo cyo gukomeza. Hari ejo uzagera aho wibwira uti nari nkiri mu nzira nubwo ntari mbizi. Ngaho komeza. Niyo waba utabona inzira neza, ariko shishoza, kuko inzira itagaragara neza izakugeza ku igaragara, ndetse ishobora kukugeza kure aho wifuza kugera. Ntabwo bivuze ngo niba ubuze inzira ugiye guhagarara, ahubwo urakomeza ugashishoza kugeza igihe ugereye ku nzira wumva ushaka kugeraho. Ntugahagarare mu mwijima n'iyo waba udafite itoroshi rikwereka icyerekezo, ahubwo ukomeza. Hari igihe uzagera aho ukwezi kukumurikira, cyangwa ukagera aho izuba rirashe. Ntugahagarike urugendo rwawe ngo ni uko ugeze mu mwijima, cyangwa ni uko ugeze aho inzitane ziri. Urabimenya.